nongeye kubasuhuza mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Wibuke gukora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo ibintu byose nzajya ntegura bijye bikugeraho ku gihe, kandi wibuke gukora comment umbwira ibitekerezo wifuza ko nazajya nkugezaho umunsi ku munsi. Burya ngo buri muntu wese aba yifuza ngo kwifuza kwacu ni kugeraho kurangirira, kuko burya ngo rimwe na rimwe ubyibushye cyangwa se unanutse, nabwo umuntu unanutse akaba yakifuza kubyibuha. Ni ku nkuru y'umukobwa tugiye kugaruka ahangaha. Rero n'umukobwa wavutse afite imiterere itangaje, afite ikibuno kinini cyane, ariko kubwo yavutse ameze gutya byaramubangamiye cyane, dore ko anavuga ko mu mikurire ye byamugoye cyane, bikamutonda cyane, kuko biri mu bintu atigeze yishimira cyane mu buzima bwe. Byinshi kuri iyi video ni mu kanya. Virasadi kuri mubare n'abategarugori bategisa imyidagaduro mu gihugu cya Kenya, yagarutse ku buryo yahoraga ku nkeke mu minsi itambutse kubera ikibazo cy'imiterere ye. Uyu mukobwa ufite imiterere idasanzwe, ufite ubwiza budasanzwe hasi, avuga ko yigeze kuba yagera no ku rwego yumva yakambara ibintu binini cyane kugira ngo basi imiterere ye ibashe kuba itagaragara, kuko yumvaga bimubangamiye cyane, kandi akumva ari ikintu kimutera ipfunwe, akumva ari ikintu kimutera kumva nyine adateye nk'abandi, kandi mu gihe abandi babonaga ko we ateye neza cyane birenze we, ntabwo yigeraga ngo abibona. Niko asobanura ngo yaje kuba yayikunda, ariko bitewe n'uko yaje kuba yajya mu gihugu cya Nairobi, yagerayo abantu baho bakamukunda bakamwishimira cyane, ubu byagiye bituma nawe yiyumvamo ko ateye neza, nyine bimutera kuba yakikunda, ariko ngo mbere ntabwo byamushimishaga cyane, kuko we yumvaga ari ibintu bimubangamiye cyane, akumva ari ibintu bimutera stress, kumva nyine adateye nk'abandi, kujya kugura imyenda byaramuhangayikishaga, kuko kugira ngo abone imyenda imukwira byabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Agaruka agira ati njyewe bitewe n'uburyo nize naho nize, abantu barantangariraga cyane, abanyeshuri bakantangarira cyane, ariko ngiye numvaga ku bwanjye numvaga ntabishaka, numvaga ntabyishimiye cyane, kuko aho nanyuraga hose barantangariraga cyane kubera imiterere yanjye, nawe numvaga binteye ipfunwe. Agira ati ngiye kugira ngo nkunde imiterere yanjye, nagiye mu gihugu cya Nairobi, ikigerayo abantu baho bose barantangarira, barankunda, dore ko bamwe na bamwe bajyaga bifuza ko twanifotozanya, bakifuza ko twajyana ku masi, ariko ngiye kubera ko numvaga nyine umubiri wanjye ntawukunze, nkumva byinshi kuri njyewe ntabwo mbikunze, ntabwo binshimisha, niyumvishaga ko imiterere yanjye atari myiza, ariko kubera ko nagendaga nyine mpura n'abantu batandukanye, ngahura n'ingeri zitandukanye, nagezeho ngenda niyumvamo ko ufite umubiri mwiza, niyumvamo ko ufite uruhu rwiza, bintera kwikunda, bintera kuba nyine kuri ubu ngubu numva umubiri wanjye mukunze cyane. Kugeza kuri ubu ngubu asobanura ko asigaye afite fiancé muri Nigeria, kandi avuga ko nyine impamvu akunda umugabo muri Nigeria, burya ngo abagabo muri Nigeria bakunda abagore bafite amabuno cyane kurenza abagabo b'abanyakenya. Rero asobanura ko we icyatumye yikundira umugabo w'umunya-Nigeria ari uko yamenye ko abagabo muri Nigeria bakunda abagore bafite amabuno. Rero nakugiraga inama nawe, nimba wajya gushidikanya ku miterere yawe, ukavuga ko uri mutoya, ukavuga ko ufite amataye matoya, ukavuga ko ufite mu nda hanini, amabere manini, icyo nakubwira cyo yakunda umubiri wawe, kuko nyine uri mwiza ku bwawe, kandi ntihazagire umuntu n'uyu n'umwe uguca intege. Mwakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, wibuke gukora subscribe, ukande comment, ukande like, kandi wibuke gukora ku nzogera kugira ngo buri notification nzajya nkugezaho yose izajya